Dore ikintu gikomeye Imana ishaka yuko umenya none aha ngaha. Usinziriye we, kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Njyewe ubwanjye nshobora kwisanga nakoze icyaha. Rimwe na rimwe njya ngira umujinya, rimwe na rimwe njya mbeshya, rimwe na rimwe njya nisanga nagize ishyari, cyangwa se rimwe na rimwe nkisanga navuze amagambo adahesha Imana icyubahiro. Ariko ibyo byose Imana irabyirengagiza ikanzana hano imbere yanyu, ikankoresha kugira ngo mvuge ubutumwa. Ntutekereze yuko Imana izigera itegereza yuko uba uri umuntu mwiza, witwara neza, ukiranuza 100% ngo Imana ibone kugukoresha. Hoya, Imana ntabwo ijya ihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Dushaka dutange n'ingero muri Bibiliya. Dawidi yigeze gusambana, Petero yihakanye Yesu, Nowa yarasinze, Pawulo noneho abantu benshi banemera, we noneho mbere yaho yicaga n'abakristo. Ariko abo bose Imana yagiye ibafata ibakoresha ibikomeye kugira ngo ibashe kwerekana yuko itagendera ku muntu witwara neza cyangwa se umuntu mwiza, oya, ahubwo igendera ku muntu ufite ubushake bwo gukora. Kuba Imana inkoresha ntabwo ari ukubera ko ndi mwiza, oya, ahubwo ni ukubera ko mfite ubushake bwo kuyikorera. Ntuzajya wibona uri mu cyari kigero wumva udakwiriye na gato kuba wakorera Imana, ukumva ukuntu uteye, uri mubi, ukuntu ukabona nyine ntabwo wowe ufite agaciro ko kuba wakorera Imana. Uko nyine umeze neza niko Imana igushaka kugira ngo igukoreshe. Icyo usabwa gusa ni ukuba ufite umutima n'ubushake bwo kubikora. Ntiwitaye kuko uzabikora, ntiwite ngo nzabigenza neza, nzakoresha izihe formule, ntazo, reka Imana izabyikorere. Ibyo ngibyo Imana niyo izabyimenyera. Wowe icyo Imana igushakaho gusa ni umutima wo gushaka gusa byonyine, kuba ufite umutima wo gushaka kuyikorera. Ibindi byose Imana izabyikorera. Mbisubiremo, ntabwo Imana ihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Wenda wabona kino ari cyo gihe cyawe. Shalom.